ikaze wakomeje gukinicana yaje atutegeki nawe ukanza ahangaha nizere ko wamaze gukanda subscribe wanakanze like kuri channel yacu none ku bantu nahaye iyi airdrop ya FCN mbazaniye inkuru nziza yuko tariki ya mbere tuzabikuza amafaranga yacu uburi tayari uburi update niba utarinjira muri group yanjye ya WhatsApp link iri muri description murayisanga no ku bantu batari biyandikisha nawe link yabo ndayishira muri description kugira ngo nabo batangire biyandikishe ku bugeje ubundi amafaranga yabo barahita bayajya ako kanya none nabo batuzaniye iki batuzane ku bantu bafunguye account muri FCN nizere ko bazi yuko FCN bazi cyarico FCN imwe ingana n'amadolari 3 FCN ebyiri ingana n'amadolari 6 none ngira ngo urabona ahangaha niba uzi gusoma neza soma aka kantu kari hano bari kutubwira ngo October mega airdrop launch claim 20 FCN token now FCN freeze is expected of officially list on major exchange in October. Guys, nkuko mubyiyumviye ahangaha baduhaye ama FCN 20 y'ubuntu ngonga naho kuba amadolari arimo neneho wakwibaza uti ayo madolari agenewe abantu bakoze iki kuva mu kwa 8 nuko kwa 9 nuko iki no dutaske tugomba kuba warakoze muri FCN nuko waratumiye abantu 5 kubifitemo bari fera 5 ngira ngo urabibona ahangaha mbere ngiro urabibona aka kabiri nuko ba followinga kuri Twitter yabo na Telegram nayo nuko yiba followinga aka gatatu ntaka no gucekinga total y'iminsi 40 no gukora check-in nizere yuko ntawe utari wabikora iminsi 40 uri gukora check-in ngira ngo urabibona nyuma y'ibyo ngibyo byose tuzakreatinga ama FCN nayo tuzayajya okay wowe utazi uburyo wakwiyandikisha ngiye kukwereka uburyo wakwiyandikisha muri iyo FCN nawe utangire aka kanya guys none nkuko kubwiye mu kanya ngiye kukwereka uburyo wakwiyandikisha ukimara gukanda kuri link na send description wacha wiyandikisha iraguhingukira kuri page imeze gutyo nero nakundi kuntu uri buze kubikora kugira ngo video yanjye itaza kuba ndende kabarambira ngiye kuyigira noya nkwereka uburyo wakwiyandikishamo ubundi turahurira ku itariki ya mbere turi kubikuza amafaranga yacu aya ma FCN 20 ntagucike kubera ko amadolari 40 ni amafaranga menshi ku buryo nawe uri kubona agatagucika nero uraza wowe musha utazi kwiyandikisha muri FCN cyangwa utariyandikisha kugira ngo ukore ibingibi nkubwiye haruguru vuba kugira ngo nawe uzakreminge zira FCN nawe uzibizawe dore ahangaha uraza uhitemo magana y'u Rwanda urahitamo Rwanda ndakwereka ukuntu abyuzuza muno ushiremo nimero za telefone numura kuzishiramo urakana no kuri send urakanda kuri send reka nze mbivuge ndi no kubikora ndaza nkande hano hari 90 ndahakanda bareta banzana mu bihugu ndamanuka nuzane byo gusacinga aha hejuru ntago biri buze gukunda uramanuka wowe uzi ushakemo igihugu ciki igihugu cyawe cy'u Rwanda kurira dore ngiki numara kudishiramo uraza uhita ushiramo nimero za telefone urahera kuri 7 kubera ko 0 hano bare yabaye gushiriyeho bo iyo umaze kubyuzuza uhita ugakanda hano kuri ahangaha kuri send verification code iyo utakaze send verification code ntago bayiguha ugomba gukanda hano kuri send verification code wamaze gushiramo nimero za WhatsApp izukoresha kuri WhatsApp iyi kugira uyikore bisaba kuba ufite WhatsApp ni uhita ugakanda kimura kwakanda barabanza bakuverifiye bakareba yuko utari robo bakabanza bakuverifiya neza kugira ngo barebe niba uri umuntu none wowe urategereza ukaba verifying ukwereka n'ukuntu wakora wareba yuko account yawe iri verify uraza ugakanda harankweretse kuri send verification ibingibi byo kukuverifiya bihita byizanamo noneho ukahita ukanda hano kuri verify you are human ukakanda
Iyo umaze kuhakanda nabwo utegerezaho akanya gatoya bitewe n'amaneti wakuba ufite, noneho bakakuzanira akantu kameze gutya, bakuzanira akantu kameze gutya. Utu ngutu nitwo wandika aha ngaha uko bimeze mu nyuguti nkuru. Niba baguhaye inyuguti gusa nazo ugomba kuzandikamo 7, 6 na D nkuru na R ntoya. Ariko ngiye bishobora kudakunda kwa izi nimero nashyizemo narazikoresheje, ngiye kwereka ukuntu urabigenza, hanyuma uhita uza ukanda hano kuri OK. Nyuma ukanda OK ngira ngo urabona ko bambwiye namba yabaye registration. None wowe iyo wamaze gushama nimero za telefone kuri WhatsApp yawe bahita bakoreza agakode, ukaza ukagakopiya ukagashira hano. Nanone iyo wamaze kuverifiya aha ngaha hari amasegonda y'ibara 60, bakagakode wamara ukakohereza ukagakopiya cyangwa se ukareba ahantu ukandika ukaza ukagashyira aha ngaha. Iyo umaze kugashyiramo rero unagomba kureba neza yuko aha ngaha iyi kode iyi ngiyi ariyo irimo, kugira ngo uze kubona bonasi ya y'amadolari 6 nababwiye. Ku bantu batabizi uhabwa bonasi y'amadolari 6 iyo tugiye gukereya password. Noneho ukuntu twe tubigenza, urazwe kereya password irimo imibare, inyuguti nkuru, harimo n'inyuguti ikomeye nyine, ukongera ukaza ibyo wanditse haruguru ukaza ukanabyandika hehe, ukanabyandika hano hasi, nabyo ukabyandika hasi password isa. Ngira ngo ku bantu babizi neza, ngira ngo urabona aha ngaha ko bari kutubwira ati ngira ngo aha ngaha urabona ko bari kutubwira ati aha ngaha bari kutubwira the password length must be, imibare zibagomba kuba ari 6 cyangwa se 16 zirimo amakaragita n'inyajwi nyine. Haba harimo inyajwi, intuza n'ingombajwi, mbega ni utuntu tw'utugambo tugomba kubonekamo inyajwi cyangwa se ingombajwi bitewe na password ushaka. Kandika nk'imibare ukayishyiraho nka ta, nta kuntu biba byoroshye nyine tu. Iyo umaze kubyuzuzamo n'aka gakode wagashizemo hano haruguru, aha ngaha haruguru, uhita uza ugakanda hano kuri register. Iyo ukimara gukanda register uhita account yawe iba yabaye created. Ako kubera ko ngiye mfite account, ngira ngo urabona yuko account yanjye ni iyi ngiyi namaze kwigira. Ukimara kugera aha ngaha kuri account yawe, ngira ngo urabona yuko nayigezemo, ndahita nza nkande aha ngaha kuri personal. Ndaza nkanda kuri personal. Wowe kubera ko uraba uri mushya urasanga hano kano kajambo gasa umutuku, aha niho uzaje uraza kandi buri munsi baguhereza amajimuzi, icyo bita amajimuzi buri munsi niho bazaje barayaguha. Uraza uhakande bakujyane kuri YouTube, biraterwa n'icyo bari kwamamaza bariho bakujyana. Numara kuvayo niho waba bakoreye subscribe wongera ugaruke urasanga hahindutse gutya, amafaranga yawe uragaraba gabaye. Numara gukora ibyo ukaza hano kuri spot, kuri spot uraza urahasanga hari amadolari 6 hano. Ariko kubera ko ngiye maze igihe ndi kubikora, ngira ngo urabona yuko amaze kugera ku madolari 13. Ubwo nzayabikora ejo bundi mu kwa 10 ku itariki ya mbere. Nawe aya mafaranga ntagucike, ni amafaranga ari for free. None wowe kugira ngo uzaklaiming, turi nawe gutumira abantu kugira ngo yama FCN 20 bazayeguhe, ukaza ugakanda kuri invite, ukaza ugahita invite, ukahita ukakora kuri aka kantu aka ngaka, ukaba warikopiye ukayisharinga ku WhatsApp, n'undi yakwinjiramo amafaranga yawe ukaba urayakoreye. Na video yanjye gufashije wakora subscribe, ukanayisharinga n'abandi bakabasha kuyibona kugira ngo babashe gukora amafaranga online nk'uko bisanzwe kuri channel yacu baje baza tuhahurire. Yari tutekeke kora subscribe ni mutari wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi video njya nkora z'uburyo wakora amafaranga online.